Dore amakosa ushobora gukora mu rukundo rwawe rukakubabaza cyane, hahandi urukundo rukubihira ukagira ngo hari ibyo wacumuye ku Mana. Ese urukundo ni ukuri? Yego, urukundo ni ukuri, usibye ko hari amakosa nawe ukora agatuma kuzanira umubabaro mu rukundo rwawe ukarara wicuza. Ndabashimiye, nitwa Sharifu hano kuri Sharifu TV. Niba ari ubwa mbere uhageze, kanda subscribe, like and share and comment utwiyungeho. Niba nawe wari usanzwe uhari, kanda like. Reka dukomeze n'aya makosa. Ikosa rya mbere utagomba gukora mu rukundo ni ukwinginga cyane. Iyo winginga umukobwa ukunda cyangwa mukundana, ukinginga umuhungu mukundana, ndetse ukiringinga n'umuntu uri muri relationship, ukamwinginga cyane, agaciro kawe karagabanyuka imbere ye, mu maso ye, ku buryo abona ko ari we umwinginga. Urukundo bikarangira ari we ruri kuvuna. Kandi urukundo ni urw'abantu babiri, ntabwo urukundo ari urw'ikintu kimwe cyangwa se umuntu umwe. Oya, urukundo ni abantu babiri bihuriza hamwe bakemeza kubana cyangwa se kujya muri iyo relationship. Bivuge ko mu gihe weho uzaba ukiri kugorwa nawe weho wenyine, uri kwinginga cyane uwo mukundana. Urugero, ushobora kuba uri kumwibutsa kumuhamagara, ukamwibutsa kumwandikira, ukajya umubwira amagambo asa nk'aho ari we uri kumwinginga cyane. Ibyo bikugabanyiriza agaciro, ku buryo usanga abifata nk'aho ari we umuhatiriza cyangwa se akabona ko ari we uri kumukunda cyane. Agaciro kabatangira kukabarira ku kiyiko, kandi iyo akibariraga ku kiro yabonaga uri umuntu urenze. Ariko iyo utangiye kumwinginga cyane, ukumva ko ari we wa mbere cyangwa se ukamwereka ko ari we muntu urenze mu buzima bwawe, birangira agufashe nk'umuntu uciriritse kandi atari ko wabyifuzaga. Iryo kosa niba urikora ntuzabyongere. Niba umusabye ngo dukore ikintu cyangwa se tugenze gutya, ntuzongere kumusubirishamo. Jya umanza wumve icyo abivugaho, ndetse ureke mwese mungurane ibitekerezo. Ntubyishyireho weho gusa cyangwa umwereke ko ariho ubishaka cyane. Oya, urukundo ni inkingi ebyiri zifatanye zubaka urukuta. Urukundo ntabwo ari inkingi imwe. Nushaka kwigira inkingi imwe bizakubabaza cyane. Urukundo ruzakubihira ugire ngo wacumuye ku Mana kandi ari we ubyitera. Iri kosa ntukaryongere. Ikosa rya kabiri ni ukwigira umuyobozi mu rukundo. Kwigira umuyobozi mu rukundo ukumva ko ahantu hose muzasohokera ari we uzahagena, akaba ari we uzishyura ibyaho, akaba ari we iyo fagitire yose ari we uzayikorera. Ibyo bintu nubikora, urukundo ruzakuremerera. Fagitire zose uzazishyiraho yego, kugira wemeze umukobwa cyangwa kugira umwereke ko ufite amafaranga, cyangwa we uri umukobwa kugira umwereke ko ukunda cyane cyangwa se ko umukunda cyane. Ibyo bintu ntuzabikore. Niba ari umuntu mukundana, uba ugomba kwishyura fagitire umunsi umwe, ndetse nawe yazashaka kugusohokana, nawe akazishyura fagitire y'ibyo muzakonsoma. Mu gihe wowe wigira umuntu w'umunyabwenge cyane, ari we wigira umuyobozi mu rukundo, ukigira umuntu ufite amafaranga cyane, agaciro kawe kazagabanyuka. Umukobwa mukundana cyangwa umuhungu ntabwo azaba akikubonamo umurimo wo gukunda, ahubwo azatangira kukubonamo umuntu wo gukuraho amafaranga no kwishimirishirizaho. Niyo mpamvu urwo rukundo rwawe ruzakubabaza cyane nukomeza kwigira umuntu uyoboye mu rukundo. Ugomba kureka kwigira depande mu rukundo. Ugomba kuba uri umuntu umwumva neza, nawe ugatega amatwi akakumva. Bivuge ko mu rukundo mugomba kumvana kandi ku ruhande rumwe ndetse n'urundi. Mu gihe uzabasha kuba ibintu byose wabyirunzeho, urukundo ruzakubabaza, ruzagusharirira cyane. Iryo kosa ntuzaryongere kurikora niba warikoraga. Abahungu aka kantu akenshi birabagora kumva ko gusohokana umukobwa ari inshingano zawe, kumva ko kwishyura fagitire cyangwa kumugurira ari inshingano zawe. Oya, umukobwa ntabwo umurusha amafaranga. Niba ari gutyo wanabitekerezaga, uri kwibeshya. Yego pe, si ukuvuga ko utamugurira cyangwa ngo umukorere ibindi bintu bisabwa, ahubwo wowe manza urebe nawe icyo abitekerezaho. Nureba uko abitekerezaho bizakorohera cyane. Bitari ibyo uzisanga mu marira agahinda, kubera ko
we ntabwo azaba akikubona nk'umukobwa akunda cyangwa nk'umusore akunda, azaba akikubonamo nk'umunyamafaranga. Kandi mu rukundo kirazira kwereka umuntu ko ari umunyamafaranga, kuko ahita areka iby'urukundo ahubwo akayarekera y'amafaranga yawe. Iryo kosa niba warikoraga ryo kwigira umuyobozi mu rukundo, ntuzongere kurikora. Ikosa rya gatatu, kwigira bize cyane niyo waba uri mu kazi. Niyo waba uri mu kazi ukigira bize cyane, bituma uwo mukundana utamubonera umwanya ndetse akakurambirwa, kuko abona ko nta kindi kintu umaze. Yibwirwa agaciro kawe kubera kumuburira umwanya by'igihe gito. Umuntu uri mu rukundo wese aba akeneye keya. Umuntu uri mu rukundo wese aba akeneye kwitabwaho, aba akeneye akamesaje, byibuze niwe wafata iminota yawe cyangwa amasegonda angahe ukamuhamagara. Niyo waba uri mu kazi uba ugomba kumuha igihe, byibuze niyo waba uri mu kazi ugafata umunota umwe ukamuhamagara, uba uhagije. Abona ko uri mu kazi kandi akakubaha akanagukunda cyane, bigatuma agukumbura. Ariko mu gihe wihugiyeho wowe ukaguma mu kazi kawe, aragera akakubura. Iyo akubuze atangira kukwibagirwa. Iyo atangiye kukwibagirwa wowe ukaba ukimukunda, birakubangamira cyane, umutima wawe ukababara cyane, kubera ko uba ukimukunda kandi ukimwiyumvamo. Ariko we kubera akazi kawe cyangwa se ke, bigatuma weho umwikuramo kubera ko ubona yaragutaye. Iryo kosa niyo wayikoraga ntuzongere kurikora. Kwigira bize ntabwo ari byiza. Jya uhuga gatoya ariko ufate iminota mikeya, byibuze niyo yaba umunota umwe, umuvugishe, umubaze uko yaramutse cyangwa se yiriwe cyangwa amakuru yandi, umubaze niba ibyo yagiyemo byaciyemo. Kandi uzirinde guhubuka, jya umubaza witonze, umwumvisha ko uri mu kazi kandi umeze neza, ku buryo utazaba uri guhubagurika uri kwirukanswa n'igihe. Kuko nukora iryo kosa ryo kumuhamagara ukamera nk'uri kwirukanswa n'igihe, azabona ko uri guhubagurika. Nuba uri guhubagurika ntuzamuganiriza neza. Nutamuganiriza neza azayifata nabi, abone ko ari ukumwikiza cyangwa se abone ko ari kukwikiza. So rero kugira ngo ntabone ko uri kumwikiza, uba ugomba gucunga neza. Ahantu hose atekereje ukaba wamuhamagara ukamubwira witonze, ukamwumvisha ko impamvu utamuhamagaye igihe kirekire ari impamvu z'akazi. Warangiza ukamwifuriza igihe cyiza. Kandi mu gihe umuhamagaye ugomba kwitoza kuvuga amagambo menshi mu gihe gito, ku buryo ujya ushobora kumubwira ati wiriwe neza, waramutse ute, amakuru yiriwe, nari nagukumbuye. Ukabimubwira mu gihe gito kugira nawe aze kugusubiza. Nurangiza umubwira ati ndacyari mu kazi ndaza kukuvugisha. Ibyo bizatuma agukumbura cyane. Aho bitari ibyo niwigira bize cyane azakwibagirwa. Narangiza kukwibagirwa cyangwa kwiga kuba hatagufite, utangire kubabara cyane mu rukundo kandi ari wowe wabiteye. Iryo kosa niyo warikoraga ntuzongere kurikora. Reka tujye ku ikosa rya kane. Ikosa rya kane kandi abantu benshi bakunda gukomeraho cyane, ni ukwiyambika neza cyane ibintu bihenze. Igihe uziyambika neza ibintu bihenze ngo mu gihe ugiye guhura na sheri wawe, ndakubwiza ukuri yuko azabona ko wambaye neza kandi uri umuntu ukeye, uri umuntu wiyambara neza. Ariko ibyo nutabikora buri gihe bizakubera imbogamizi, kuko azajya abona mu gihe wambaye neza akubone nk'umushyitsi. Bivuge ko nakubona nk'umushyitsi ntabwo ari byiza ko umuntu mukundana yajya kubona nk'umushyitsi, ajya gutwara nk'umushyitsi. Umushyitsi wirinda kubona ingeso ze, cyangwa se umushyitsi ntabwo yakwereka ingeso zawe. Bityo rero n'umuntu mukundana ntabwo yakwisanzuraho mu gihe akiri kubona ko ugifite amafiyeri, igihe uri kubona ko wishahaye amafiyeri kugira ngo byibuze muvugane. Iyo wihaye amafiyeri ntabwo abyumva neza, ndetse iyo wihaye amafiyeri weho ugira ngo ni ukugaragara neza, ariko we ntabwo ariko abibona. Abo akubona nk'umushyitsi, bigatangira ahora akubona nk'umushyitsi, bikazarangira ubibabariyemo, kubera ko umushyitsi burya ntiwamubwira ikikubabaza,
nawe rero ntiyakubwira ikikubabaza kubera ko nawe uba wifunze wigize umwana mwiza imbere ye, bituma utamwisanzuraho cyangwa mumwihambureho mwivuganire nk'abakundana, ahubwo nawe ukigira umuntu urenze mukavugana nk'abantu bari bahararanye. Iryo kosa niba warikoraga ntuzongere kurikora. Reka turye ku kosa rya kane. Ikosa rya kane: kubaza sheri wawe impamvu wamuhamagaye akaba ari bize. Ntuzigere ukora iryo kosa guhamagara sheri wawe ukamubaza ati kuki naguhamagaye nkasanga uri bize. Ibyo bintu nubimubaza azatangira kubona ko umugendaho, atangira kubona ko utangiye no kumwinjirira mu buzima. Oya, ikintu uba ugomba gukora, ugomba kumwereka ko afite ubuzima bwe ku giti cye, nawe ukagira ubuzima bwawe ku giti cyawe, ariko mukagira n'ubuzima muhuriramo aribwo bwita urukundo. Mu gihe wowe uzaba ushaka kumwinjirira mu buzima bwe, kumenya abantu bavugana cyangwa bagendana, ibyo bintu bizakugora cyane, bizatuma mu rukundo rwawe rukubabaza kandi wagiye mu bintu bitakureba ari we ubyiteye. Mu gihe uzamuhamagara ukumva arakubwiye ati uretse gato, nyine mureke. Mu gihe uzahatiriza kumubwira ati ngo reka dukomeze, bizarangira ari wowe ubabaye kandi ubabara ingano utabasha kwikuraho, ari we ubyiteye. Ubundi kirazira, niba umusheri wawe aguhaye telefone ye ati reba iyi foto, yirebe iyo yonyine nurangiza umusubize. Nukomeza gushaka kureba ayandi uzaba ushaka kwitera ububabare. Oya, ibyo bintu ntuzabikore. Wowe jya utuma abona ko ufite ubuzima bwawe bwite, nawe afite ubuzima bwe, mukaba mufite n'ubuzima mwebwe ubwanyu muhuriyemo, aribwo bita urukundo. Mu gihe uzamwereka ko ubuzima bwawe wabuvanze n'ubwe, ibyo bintu bizakubangamira cyane, bizarangira urukundo rwawe rubaye umubabaro. Urugero, ushobora kuba uri umukobwa bisanzwe ukabwira sheri wawe ikibazo cyawe, warangiza ukamubwira ko gisaba amafaranga. Iyo umubwiye ko gisaba amafaranga, ashobora gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo agufashe nk'umuntu mukundana, ariko iyo bibaye kabiri ntabwo akikubona nk'umukunzi, akubona nk'umuntu ushaka amafaranga. Iyo akubonye nk'umuntu ushaka amafaranga, nawe ntabwo urukundo ruba rukimureba, atangira kumva ko sex ari cyo kintu cy'ingenzi. Wakwanga sex ahitamo kugusiga, bikarangira wowe urukundo rwawe rubabaye. Niyo mpamvu ugomba kugira ubuzima bwawe ku giti cyawe, ntakagira ubwe, ndetse mukagira n'ubuzima muhuriyemo. Bitari ibyo ushaka kugira ngo ibibazo byawe ajya abimenya byose, amakosa yawe yamenye yose, bizarangira ari wowe ubabaye kandi ari wowe ubyiteye. Reka tujye ku ikosa rya gatanu. Ikosa rya gatanu ni ukubarira sheri wawe inkuru z'amastori, ukabwira sheri wawe aba ex be uburyo bari bagushimisha. Oya, iryo kosa ntuzaryongere. Niba wabwiraga sheri wawe uburyo wakundanye n'uriya mukobwa, ukamubwira stories z'ukuntu byagushimishaga, cyangwa se ko mwamumeranye neza kurenza we, cyangwa se ko mwamumeranye neza, ni bibi cyane. Ibyo bikwangiriza umubano we hagati ye nawe, bivuge ko urukundo rwawe ruba rutangiye gukendera. Kuri we ahita yumva ko ugikunda wa mu ex, bikarangira akubabaje kandi ari weho ubyiteye. Iryo kosa ntuzaryongere. Kuba uri kubwira aba ex bawe cyangwa abantu batandukanye, abantu mwatandukanye, ukaba uri kubabwira sheri wawe, iyo bavuga neza cyane birangira yumvishe ko we utamuha agaciro, kandi uba ugomba kumwereka ko umuha agaciro. Ibyo bintu ntuzabyongere. Reka tujye ku ikosa rya gatandatu. Ikosa rya gatandatu utagomba gukora: ntuzigere sheri wakubaza ikintu ubizi neza ko wagikoze, by'umwihariko akaba ari umukobwa, ubihakane.
kubera ko abakobwa ni abahanga kuko bazi ibintu bazi, bityo rero ntuzigere ubihakana kandi ubizi ko wabikoze uzahita ubyemera. Iyo ubyemeye biba byoroshye kuba yakubabarira cyangwa kongera gusubira uko byari bimeze, ariko iyo uhakanye ahita agufata ko ibintu byose wamubwiye ari ukubeshya, kandi wowe mu buzima bwawe bwose warakoze ibishoboka byose kugira kubone nk'ukuri. Niyo mpamvu sheri wawe naba ari umukobwa akakubaza izindi nkuru nko kuba waba umuca inyuma cyangwa nko kuba warasomanye na runaka atari we, ukaba warakoze ibindi bidega cyangwa ibidashimishije mutari kumwe, ukamubeshya akabyivumburira rwose, ntabwo muzacana uwaka. Urukundo rwawe ruzatangira kukubabaza kandi wamukundaga. Iryo kosa niba warikoraga ntuzaryongere. Abakobwa bakubaza kenshi ibintu bazi neza, ntuzabyongere kuko ryakubabaza cyane. Ibyo ukisanga mu rukundo rubabaza, ukumva ko ingufu z'urukundo zakugeze ku mutima kandi ari wowe ubyiteye. Niba ari ubwa mbere tubanye mu kiganiro, kanda subscribe. Niba wari usanzwe uhari, kanda like. Ntugende wibagiwe gutanga comment. Ndabashimiye, mwabanaga nanjye Charlie.